wowe Mutesi wajyanye uriya mugabo kwa Asiya. noneho Uwidekara akita Pastor Mutesi kuri no mihanda abantu benshi batari kumuvugaho rumwe na ndetse batacyemera kuri kino gihe bitewe ngo n'ubuhemu yahemukiye mama Asiya. Yego Bamwise umusikama umutekamitwe nandetse amazina menshi asebeje bayamurunze ku mutwe kubera ko ngo yagiye ahemuka bigiye bikomeye cyane. Mutesi noneho rero wowe ikintu cyawe ntunagire ngo ntunabice ku ruhande. Wowe ufite ikintu kijyanye no guteranya akarimi kawe karateranya. Uyu Pastor Mutesi ukomeje guhinduka urw'amenyo ku mbuga nkoranyambaga nanditse abantu benshi bakaba batangiye kujya bamwishisha kandi ari umupasiteri ngo akagombye kubwiriza iby'Imana akaba yahanura abantu akabereka inzira, ariko abantu ni ibicucu bakamuyoboka. ibyo bikomeje kujya hanze umusubirizo nanditse abantu benshi bari kugenda bamwishisha dore yuko ubu yazaniye mu diaspora cyangwa se umugabo yari ahubuye muri Amerika kugira ngo amupase Asiya n'umudamu wa nyakwigendera Theogene. Ibintu bikaza kuba ibindi nawe yaje kugaragaza amavideo ye ari kumwoza nanditse imbere hakaba harasohotse amaudio ari guterana n'uwo mugabo bitoma yakasamutwe. Pastor Mutesi akaba ariwe wabivundereje hanze kugira ngo abashe kuba yabatandukanya dore yuko ngo akarimi k'uyu mugore ngo gateranya kandi ngo ari pasiteri yakagombye kuba ari inkingi ya mwamba mu bantu bari kugenda bunga abantu cyangwa mu bantu bubaka abantu. Pastor Mutesi ngo siko bigenza we ngashwanisha cyangwa se arateranya arazisenya n'izubatse. Kandi uyu mugore benshi bari kuvuga yuko ngo ari mu kwezi kwa buki, ku kwezi kwa buki akaba ari kukwirengagiza akaba ari guterana amagambo ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ngo ntabwo ari sawa na gato namba.